Mwiriwe mwaramutse nizere ko mumeze neza. It's your girl Chris Hoza and we are back. Ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na my boyfriend. Ukuntu ureba mutungu. Okay, nkuko mubibona ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'umukunzi wanjye my boyfriend. Ku bantu badukurikira ibi murabizi ni bisanzwe, nari narabemereye video aho mu rwego rwo kwizihiza imyaka 5 tumaranye. Wow. Komeza. Tuguteza amatwi. Okay, mu rwego rwo kwizihiza imyaka 5 tumaranye dukundana, twaravuze duti kwera iki tutabasubiza bimwe mu bibazo mu dilema muri guhura nazo mu buzima bwanyu bw'urukundo, kuko dufite urumva imyaka 5 hari ukuntu tubizeho gato. Reka tuvugeho gato kuko hari abantu barengeje imyaka 5 urumva. Ariko wenda reka tubafashe gukemura bimwe mu bibazo byanyu by'amatsiko mufite n'ibibazo mufite muri ubuzima bw'inkundo cyangwa se muri rusange. So, babe, are you ready? Yeah. Okay, abantu banyoreje ibibazo ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Snapchat cyangwa se no ku zindi zitandukanye. Mwarakoze, reka rero dutangire twatake ku bibazo birahari ari byinshi, turagerageza kubibasubizamo kuri twebwe niko twe tubyumva kandi ntabwo tuvugira abantu bose, of course. Ni just uko tubitekereza, right? Okay, ikibazo cya mbere, ese mutekereza iki about having a friend with benefits? Baby. Ikibazo cya mbere kambare we nkibazo. Ikibazo cy'ibyo bintu byose birangira nabi. Atuma umuntu umufite nk'inshuti. Uvomeye kumenya ngo iyi ni inshuti isanzwe cyangwa se iyi ni inshuti y'iki kintu. Ukamenya priorité umuntu. Kuko numfata umuntu ukamugira inshuti ariko mukora n'ibintu birenze iby'ubucuti. Je pense que c'est beaucoup trop. Kuburyo uramutse ufashe decision ejo ukavuga uti ngiye gushaka umuntu nyirizina icyo gikorwa, hari igihe wa muntu azaba bless yaratangiye wenda kugira sentiment. Icyo ngicyo nicyo akenshi tikunze kuba, hari igihe umwe muri bo abizemo sentiment. Iyo bitaba ari question ya sentiment, à partir du moment où partage ubuzima bwawe vuga ngo umubiri wawe n'undi muntu, vuga ngo umuntu agomba kuba afite icyo asobanuye muri wowe, cyangwa se akaba wenda nawe ari umuntu ufite undi afite, nawe ufite uwo ufite muri mwese muri ku chaviyaviya muri guca inyuma abantu. Voilà, aho ngaho je pense que mwakumvika. Kubona umusore w'iwacu uri romantique byarananiye, wowe wabikoze ute? Mu rukundo habakeneye ako ka romance. Nyine kandi ngo abasore b'iwacu ngo ntabwo bazi kwerekana urwo rukundo. Ntabwo ari kesi yuko batabizi. Ni bandeze. Na abasore b'iwacu ariko nyine ibyo bintu twigira tukavuga ngo twebwe ngo turabanyafrika. Abantu ujya mbana nk'abantu rwose ubona nk'umugabo ngo umunyafrika ngo we ntabwo ashaka kurembera umwana, ntabwo ashaka guhera umwana yaneye. Sasa ni ibintu twebwe twishyiramo ariko ntacyo turi cyo ku buryo tutakora ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo uri kubwira abasore babe romantique. Kumuba ni ibintu byizana. Nimba bitaje nuko uwo muntu atari muri wowe. Nimba rero umuntu nawe ntabwumvaga ibyo nari kuvuga. Oye kugeza ubu nari ndi kuvuga ati ngo abasore se biwacu ngo ni iki nyine babibonamo iki. Ya rien de kidasanzwe gukunda nuvuga ngo ni igihe ufashe wowe ukisenyera mu wundi muntu. Iyo wisenye mu wundi muntu forcément hari ibyo uzasanga utazakunda nawe azareka, ugakunda ibyo akunda. Birizana utarahura n'umuntu nyawe wenda ngo agukorera izo geste, naho ubundi ndakeka ko iki kibazo ubundi cyari cyane ubundi gusubira uti urakimbaje. Barambaje ngo nabikoze ne kugira ngo nkubone wowe kuko ngo uri romantique. Uko wakoze ibyo ntabwo mbizi rero ntakonta ubwo nawe urabwira uko nkuko yabivuze rati ndakeka ko byikora, kandi nanone mwige gukomunika. Nimba hari uri gusohoka n'umuhungu ukabona hari akageste ukunda wenda utajya gukorera, uzamubwira byoroshye ngo akakantu kanshimisha, urebe nimba wenda abikipinga mu mutwe. Nta nubwo ari bigomba kuvugwa, iyo action ntabwo ivugwa, ubundi urukundo ntiruvuga. No. Okay, à partir du moment umuntu watangiye kuvuga nuko icyo kintu gikumbuye. Nyine ndashaka ukinkorera. Sasa rero iyo wavuze ubwira umuntu ukunda ujye umenya ko sacré. Urukundo ntabwo twiga kuba satisfait, kandi natwe na wa wundi utanga akiga gutanga wa max. Uvuze ngo ngiye gusaba ngo akore nibi amama ndone umuhungu azavuga ati uyu mukobwa hari umuntu wamuntumyeho ubya.
ariko wowe w'umuhungu kuko atazi ko bitagushimisha ariko byashimisha ntabwo umuhungu akeneye kumenya ngo byanshimisha cyangwa se iki n'urugero sibyo kugira ngo umuhungu n'umukobwa bamenye ko umugabo amenye ko umukobwa arya cyane cyangwa se kugira ngo umuhungu amenye ko umukobwa amenye ko umugabo arya cyane ntabwo umugabo arobije kumubwira ngo ndya cyane isufi yo kubona ibiryo ku isahani ukabona ari kubiryana umwete ukavuga oh nashatse umugabo ugira apeti ejo mu gitondo ugateka double laisse-moi t'expliquer n'urugero rworoshye hari ibintu hagasinye ko ubikunda soft nyine mu rukundo iyo umuntu avuze hari ibyo yica none uraprefera ko bababariramo ntabwo ababarira banegereje igihe zibwiriza ko bikunda kandi udakeneye kubabariramo en fait ni kukubwira iyo ushaka ufite icyo ushaka ugira icyo utanga ture hasi tuvuge wenda ko ari sex tubiture hasi sibyo tuvuge ngo umukobwa akeneye wenda ko sex ibanka aho nyine byanga byakunda umukobwa azatera ya mbere abikore mieux mu gihe bari mu gikorwa kugira ngo umuhungu avuga ati aho ngaho ta raison ndi kukubwira za geste n'ibindi c'est pareil nimba nk'uyu mukobwa ashaka ko her boyfriend amugura nka bouquet y'indabo azajya kwigura boyfriend we kugira ngo abone no uramubwira ati ça me fait plaisir bouquet y'indabo n'urugero hari n'igihe undi akora ashobora kuzana j'en sais rien nibaze ko umukobwa yinkundira byeri akazana byeri kuko abizi hano ashobora kuba atabizi niyo mpamvu ntabwo kandi agomba kumumenya erega niyo mpamvu abantu twebwe tugomba iyo ugiye gukundana n'umuntu no kubwirana nyine no uriga umuntu wigana persone ntabwo umubwira ngo mbese ukundi kuko hari ibintu ushobora kumbwira bikantera ubwoba wigana persone ngo mu bugendo bwe bwa buri munsi qu'est-ce qu'il fait hari kwagushwana ukumva wenda mugeze nk'ahantu mugafa ikintu icyo kintu kino kintu ufite ntabwo agikunda ntabwo nzacyongera ejo ukabona ejo mu gitondo akuzaniye nyine urugero n'ururabyo niba ari umuhungu nyine ukunda kuzana indabyo ariko ntabwo abagabo bose bazagurira abagore babo indabyo hari undi uzazana ikindi kintu niba si icyo kintu kitamushimisha bwo yishakira azafiremo rero ntazabikubwira agenda ashinyiriza akagenda ashyiza nawe akabibona ko icyo kintu kitakoze efe nk'uko yayifuzaga niba yabonaga ategereje efe d'une bombe akabona abonye efe za artifice aho ati meya je pareillement niko bigenda ejo akazana pour te sauver le temps et l'énergie de réfléchir non kandi urukundo atari ugusova kuko nukimubwira we azisanta ko uri kumupushinga uri kumwoblije ibintu okay niba uri umukobwa wumve perspective y'uyu musore wacu hano ubwo mutubwire hasi in the comments ese mukeka ko hari ibintu utagomba kuvuga hari n'ibintu ugomba kuvuga kujyanye na tugeste turi romantique ahubwo ugomba gukora cyangwa se ukashaka ubundi buryo ntube direct ku mukunzi wawe sibyo iyi video ishobora kuba ndende mutwihanganire ariko ibibazo byose tugomba kubisubiza kandi tukabiga igisubizo twumva gikwiye sibyo bebe mundaza hasi Qu'est-ce que t'aimes le plus chez lui et qu'est-ce qu'il aime de plus chez toi? Icyo ukunda cyane wanjye ni iki nanjye nkunda cyane wawe. Par contre ku bakobwa mwebwe murabigira mugira izo kote ariko twebwe ku bahungu niyo twazigira njyane nkubwiye. Ubwo wamaze gukunda ntabwo ashwa ngo ino kote ngo ntabwo nyikunda ngo ino kote ntabwo nyikunda. Akwasi mukuri kose en général. Iyo yagukunda. Nuko ntiwashobora kuvuga ikintu kimwe ukunda kurusha ikindi iwanjye. No. Kuko Okay. Kuko ubikunda byose se cyangwa urankunda muri rusange ndagukunda point umuhungu ashobora kugukundira ikintu kimwe cyonyine ufite ibintu icyenda bitagenda ariko akakwasima byose akabyakira umukobwa we iyo agiye gukunda umuhungu hari ibintu areba ese afite amafaranga ese afite iki ese ni umukozi byose akabyitaho ariko twebwe abahungu kuko nitwe dutera intambwe ya mbere kuko se aremera cyangwa se muri level yanjye ari muri level yanjye birakunda upa noneho akagenda seti ibirenge iyo agize amahirwe bigacamo niyo wazuri wahewe uvuga ngo defo patati isanfu aho upfa kuba wamwemerera avuga ati on pardonne jusqu'à aho tuzagera hari ibintu hano ndi kubumbura bishyashya mbere wasanga nk'ubu nka 90% wanjye ukunda nk'10% kuri njyewe icyo nkunda cyane iwawe nkunda energy yawe voilà c'est ça ton énergie ton esprit ndi kushaka kuvuga muri rusange kuko ngiye kuvuga akantu kamwe sinakabona ko ni byinshi energy yawe ubwo harimo ukuntu uganira ute blague harimo ton courage utuma ngwa neza nk'iyo
nko ku munsi mbagura ngiye kubona nawe umuntu asaba ngiye kubona umunganiza duseke ibintu nk'ibyo tuba ibintu nk'ibyo okay dukomeze none se Hoza ni boyfriend or no umugabo wawe unyihanganire umbwire uri kimwe c'est pas la différence en fait. Techniquement, moi je dirais t'es mon copain, t'es mon boyfriend wanjye. C'est quoi la différence? Une société amushyizemo. Ubundi à partir du moment tu vis avec quelqu'un, utekereza ko umuntu ari iki kuri wowe. Ndakeka ko utizera muri mariage. Mariage sikora iki ku mitima y'abantu? Nta kintu gipapuro. Nge nta nubwo ndeba biriya bipapuro, ahubwo ndareba plutôt côté y'ayo maseremoni. Ceremony nziza umuntu urukundo ariko nyine uba muserebura ikintu mufite deja. Yes. Mwebwe mukarema urukundo nk'umwana. Urumva buryo abantu batabizi neza umwana wa mbere avuka icyo gihe rero. Urukundo rwanyu. Ukamurera ukavuga uti namara gukura ndi sûr neza ko noneho namaze kubona n'ibyo nifuzaga hanyuma byamara kugera hejuru umugani wa nyogoye mukashwanyagurika mu mazi ibyo byose hagati aho uri kwerekana ko mbega nta difference hagati ya boyfriend n'umugabo. No boyfriend cyangwa se umugabo ni mwebwe mubizi a moment igihe muba mwamaze guhura ukavuga uti cette personne je vais vivre avec elle. Asigaye mwamara kubona uko mubyumva mukabyereka rubanda cyangwa se mukabibwira rubanda cyangwa se mukambikana izo meta ejo mu gitondo wakwibagirwa ugata cyangwa se iki c'est pas grave ariko ukaba wanabibabarira. Ndakeka ko c'est ma copine, mais c'est ma femme, c'est ma soeur, c'est meilleure amie, c'est ma mère, c'est tout pour moi en fait, tu vois. Nous, c'est la personne la plus chère que j'ai mu buzima bwanjye ubu ngubu. Rero elle mérite tous les noms qui m'est important muri iki gihe. Babe! Okay, dukomeze. Ariko babe, ibisubizo byawe nyaboneka. Ntumbwire gukupa cyangwa se kazangarura aha. Okay. Icyo gituza kukiryamamo bimera gute? Nyumvira umbwire nanjye nzashaka uterura. Gituza ntabwo kimaze ni bisanzwe ahubwo niyo kaba ari gatoya ahubwo ibyo kaba kabitse. Ese ukavuga uti ni gatoya ske ndimo njyenyine. Preach. Akashwari ko ari gatoya ariko harimo amazina ibihumbi. Ikinini kiba kirimo benshi. No, ikinini nacyo twebwe siko dufite imitima iri fragile. Ikibazo cyacu cy'ababodi nuko umutima wawe uri fragile, emotionnellement turoroshye cyane. Papa n'abandi bantu. Rero dukunda facile tugakunda umuntu umwe tukasuma ibindi bara. Abafite amatuza mato nabo bubaho. Ahubwo bari bubaho. Okay, ikindi kibazo. I love you guys. Iyi video nzayireba. Muzatubwire uko mwahuye. Ariko twakoze video kuri iyi ariko ni yake. Ariko hari video tuzagenda turenuvera no? Ibyo zizigaro. Mwanafunzi na The Red Blue Jade nibo bazana ibiganiro bisa bagahindura ifoto gusa ariko dukunda ibiganiro byabo ntabwo ari ikibazo. Uko twahuye mu ncamake twahuriye mu Bubiligi nambaye isengeri arayikunda twa nubwo yabwiye ariko ni kwa kundi umukobwa ashaka kwaprosha akagusa akaba yakubwira ngo bangana kwita ibyo bintu bibaho abakobwa ndabaye ngo mbibabwiye ngo mujye mukora ukuntu akumva atangiye kugukompliment ubuntu bw'uburofa ubona niyambara isengeri naguze muri no abara ngiye kwebuza muri babala na zamu ni muri caguwa sawo ubwo yavuga y'inshinwa noneho isengeri rwose ndayiyambarira ndagenda muri make niwe banterese. No. Ntabwo naguterese data twahuriye muri icyo ntacyo byari bitwaye ariko reka tuvugire ibintu biri ni wewe wandeba icyoroshye ni wewe washatse kuntereta icyo gihe ahubwo kuki utabikoze maze njyewe ndavuga ati sengeri ni nziza nimba raporopoje kuyima simbizi nabwo atari waravuze ngo yinsigire ariko ni ibintu bitashobokaga dubure mu kirori si hafi y'iwawe si hafi y'iwanjye ntabwo wakuzamo umuntu isengeri ngo watahe yambaye ubusa
rero umunsi ukurikiraho yarayipfunyitse ayijyana ahantu yakekaga ko aza kumbona ntiyambona birangira aho ngaho nyuma nibwo yaje kuyandika kuri Facebook nyuma tujya kuri WhatsApp nyuma birangamutera njye kuvuga gatoki umuntu ubwo waranabikoze nyuma nsanga we arashaka kujya mu bintu bisenya iki gihe nta mwanya nari mbifitiye hashize umwaka nibwo twahuye turongera turaganira ambwira ko amarangamutima ye icyo gihe nari ndi ready yo kwiyumva ariko ntabwo bicanganye anyways ariko nuko twahuye mu kirori mu Bubiligi we aba mu Faransa njye mba mu Bubiligi okay 2021 yababaniye gute nka couple hari byinshi twagezeho wowe kurande rwawe wagiye mu marushanwa abiri namuherekeje bwa mbere mu marushanwa yo kubaka umubiri video ziri hano ndazisiga twarakuze twijije twamaze umwaka wacu wa 5 turi kumwe right twarakundanye twarashwanye byose n'ibisanzwe nkuko couple zose zibayeho twarashwanye twarakundanye ariko turacyari hano twavuye mu bigeragezo ni gute umenya umutipe ugukunda by'ukuri iyo uteretwa na benshi ushaka guhitamo babe dufashe hano urumva umukobwa we najya guhitamo azahitamo umusore mwiza kandi ni ukuri la beauté ne fait pas la qualité umutipe utiyemera ni uko aba ari kuvugisha ukuri cyangwa se akaba n'ubwo ushaka vraiment kugira ngo akumve agushyire à l'aise akicisha bugufi umuhungu ukunda dovre ntabwo aza ngo akubwire imodoka inzu aza moro akubwira sa vie mais akakubwira complicité akubwira ibibazo yahuye nabyo plutôt kurusha ibisubizo afite kandi nanone umuntu utaguhubukira ngo wumva afite amarangamutima y'igitsina kuri wowe no ibyo biba biri yabishyize ku ruhande atabigitayeho ikindi navuga ni uko aba yabasha kudebusa ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo gutabare uri muri crise ngo rero uwo mukobwa icyo yakora ni iki ni ukubatesita bose abashyira ku munsi jya muri crise urebe akabashyira ku munsi akabatesita akareba kandi ukubaye hafi ntabwo ari force mu guhaye amafaranga umuntu ashobora kuguha amafaranga ukajya kwivuza mais au fin de compte hari ushobora no kwideplacer ngo ati je vais rester avec toi ntimukazajye muri abo bantu bafite amafaranga mwumva ngo umuntu ufite amafaranga ntushobora kuba gukunda no kuko amafaranga ni ibintu bishira ahubwo mujye muharanira kureba umuntu utayafite kugira ngo muyashakane nawe ugire partie ya responsabilité kuri evolution y'ubuzima bwa couple yanyu muri iki gihe cya crise arano ngo mwikurikiye amafaranga urukundo ruraza ntabwo kuko ufite iyo stabilité iyo assurance nta stabilité ntabwo amafaranga azana stabilité rero niba utabizi ko abayashaka ni benshi rero iyo umuhungu ayafite ukaramuka abashije kukugira nuko forcément n'abandi 10 baba bamushaka bashaka access kwayo mafaranga. A 5-year relationship, is it still fun or boring? My longest was 1. Okay, nyuma y'imyaka 5 ntabwo ujye wumva ko birambiranye cyangwa biracyaryoshye bwiza abantu kuri nongere mbisubiramo n'ibindi by'abantu biwacu cyangwa se twebwe twiyumvamo ntabwo ariko nanga abantu biwacu ariko ndashaka kuvuga ngo mentalite tugira ntabwo ziri forcément bon ku bintu bimwe na bimwe nimba ugiye ukavuga uti ndava hano nce mu kabari ndava hano njye hariya forcément couple yawe à un moment donné izagira hijegajega kubera ko mufite ikintu kimwe cyonyine cyo gukora en fait nta challenge musangira ubuzima nta musangira ubuzima 100%. Nta challenge zimuhura nazo ngo abarizo mukora face muhangana nazo ngo muti bo iki kibazo kiraje tugiye kugihangana nacyo turi babiri tugisunike nibwo kiri bugenda icyo gihe mwebwe muba mumeze nk'abantu bibagiranye entre vous ariko quand même muba mukiri babandi bakorana bashaka gushingana ibintu biramba ndetse ko bavuga ati iyo nta bukwe buri kuba nta bana mufite ni gute mutarambirana imyaka 5 ari mwe babiri ahubwo abantu batabizi kibe bari bazi ko haramutse haje mu mwana ibintu byahinduka isosi nuko nanga ako nzi ko abana byinshi amakouple menshi abana babiri nyamo ni nko gushyira umupira hari abakinnyi ari babiri bahinduka abakinnyi babiri bari kurwanira umupira
ugasanga forcément bo ubwabo nyine barasenyaguranye. Hari abadamu bari kurekera mu kote waranyibagiwe ahubwo n'abagabo akenshi nabo bareka ngo ubusigaye uhakeye umwana gusa ngo nukibuka ko ngo nanjye ngo ndumu kugira ngo ibintu byanyu bijye biramba mugomba kubifata urukundo mukafata nk'umubebe kandi kugira umubebe muri iki gihe ni projet deja wumvaga mugomba kurunuhisa mugomba kuruhingira mugomba ni ikintu gikura kandi urukundo ntabwo ruri muri sheri shushu ya buri munsi no hari gukosorana hari kugenda ukajya kuzana ibyo biciro ukabishyira hariya mukagabana kudashyira amanyanga gauche à droite no ukaba clear ibintu byose ukagenda droit hanyuma haba habonetsemo nawe manyanga ukamenya gusaba imbabazi ukamenya guca bugufi uko ufite nyine ushaka kubana n'uwo muntu ariko bien sûr nyine ni byo abindi mukaganira ibintu bishyashya mukajya ahantu hashyashya mukadekuvura utuntu tushyashya mukatembera mukajya mu kabari mukajya muri vacances mukajyana icyo nicyo kintu cyo bituma mugira izo sujet muganiraho bituma mugira mudekuvura ibintu mukagera ku bintu bishyashya nk'umuntu individual nawe ufite inzozi ambition nukuvuga nzamuherekeza mu nzozi ze na ambition ze mu buzima nabyo birintereza nawe uzamuherekeza muzange bizabaintereza ni gutyo uko dukura nk'abantu already mbere yuko dukura mu muryango mu bana no muri heritage n'ibiki already dufite ibintu mu buzima bwacu dushaka kugeraho rero kuba ufite umuntu uguherekeza muri ibyo byose muri izo mood zawe muri izo entreprise nshyashya wenda ushaka gukoramo gutangira n'ibiki so bituma n'urwo rugendo ruba very interesting njye rero kuri nge ntabwo ndarambirwa n'ubwa mbere ahubwo mu mazi ubwa mbere mu buzima nkarambiwe relationship ndende igihanda kizajya ukarambirwa no okay iki kibazo ntabwo tugitinda ngo c'est quand le mariage ndakeka ko kiza kugaruka kenshi mariage izaza ari uko twabishatse ari uko twabishatse tubifitiye mu waya ari uko hari ibintu byinshi biba bikenewe no gukora iyo mariage hari ibintu kandi none wasubiza amaso inyuma reka nkumenera ibanga ugasanga c'est quelque chose ugiye gukora ari kugikorera abandi ubundi mariage ntabwo ari uyiprofita ni abandi bo mu mpande bo ati reka tujye gutaha ubukwe bwa runaka ni hantu bakora kugira ngo andi makouple yikreye autour ariko ukuntu ubona mariage je dirais même pas que yego des moyens bien sûr ko mariage zikigeze zirahenda kandi ngewe hano ndashaka mariage ya mariage bien sûr there is a moyen oui ubwo bushobozi ariko mbere yuko tugera naho ngaho urumva kuri ngewe ndake ko hari ibindi bintu byinshi biri ingenzi mbere yuko tugera kuri izo mariage kandi nge ndashaka mariage yanjye justement ari ngewe uzayenjoyinga nanjye sinshaka kuzayikorera abantu rero nzayenjoyinga gute kuko nzaba numva ko ndi n'umuntu wujuje ibindi bintu nifuza kuza mu buzima mbere yuko ngira izo mariage rero kuri twebwe ndetse ku rukundo rwacu twarushize ahantu hatekanye turi sure y'urwo rukundo turashaka kugera ku bindi bintu byinshi bitandukanye mu buzima mariage ntabwo ariyo iri imbere yihutirwa tuzabikora tugiye gusaza abana bacu bazatubera garçon de la pédonner niba mwabagiye Ish Kevin or Kivumbi ni l'un ni l'autre toi ni l'un ni l'autre ok ngewe ni Ish Kevin navuga Riderman ntabwo nabakubajije okay next uyu niwe boyfriend wawe ngiki uyu niwe boyfriend wawe ntamusubira ati oya ndi girlfriend we ndetse nyimusubiriza nga cyangwa ari musaza wawe tu joues trop muteganya gukora ubukwe ryari cyangwa muteganya kubyara ryari abana bangahe okay icyo ubukwe twakivuze kubyara se nabyo tubivuge kubyara moi je dis isi yaruzuye nimba wa abantu bataramenya umuntu yavutse no kubireki kubyara umuntu ni ukugira ngo umushyire kuri charge yawe akurire ku mababa yawe kugera akuze ariko rero ndaguha ingero eshatu z'iwacu mu Rwanda ni umunyarwanda twebwe ba papa bagize imigabane
papa yagabanye na bene nyina ngo arangije atubyara turi batatu ngo nanjye nzagabana n'abana tuvukana batatu sigarane parcelle yo kwa papa ubwo nanjye nzayigabanya abo nzabyara nawe forcément urumva iyo rero ubonye hadahagije turekera byaruta abantu kandi benshi babashije kubyumva byaba ari sawa n'ubyaye akabyara umwe kugira ngo n'undi ushaka ubyifuza nawe abone uko abyara undi ariko umwana wundi ni umwana wawe hari abana benshi bari kuvuka ubu bakeneye ababyeyi surtout aho kugira ngo mubyare narera abandi babyawe nafasha kurera nkafasha kurera n'abarenze umubare w'abana ufite umutima wo kurera arusha cyane uwabyaye muri iki gihe kuko niba ufite umutima wo kurera ukarera abana à gauche à droite urusha cyane umutima nyiri kubashyira ku isi atazi icyo azaba ariko hagati aho nanone ntimutwumve nabi hari ababyeyi babyara bafite gahunda kandi bafite abafite ubushobozi nk'uko tubajije nimwe twebwe niyo position dufataho yo kugabanya cyangwa se kutabikora na gato tugafasha ndashaka kuba umubyeyi icyo kintu cyo mu cyumba kandi ndi n'umubyeyi ariko nta kubyara Daribuze. Rero watagiye YouTube. Sadukora. Ibintu bishaka kuguhitana be. Oya ariko nuko nguko naho twe turi. How do you keep the fire burning after 5 years together, living together as a couple? Babe, ni gute tubasha kuryoshya relationship umuriro ukaguma waka bikaguma bifite urusenda n'umunyu n'ibirungo byaje byose. You know. Okay. No. Umva. Wowe kurande rwawe. No, man, nta n'ikidasanzwe. Nibyo navuze imanje kuba amoureux. Cyangwa se amoureuse. Nta kintu kitakora. Niba bari kubaza ni gute tukomeza kurebana kana ko mu jisho, gute kibasha bakibona iyi chemistry. Okay, reka mbasubize rat activity nyinshi mushobora gukora muri kumwe mukazikorana kuko muguma muri connected, muguma mufite the same vibe, the same energy, mukiha umwanya wo kuba muri mwenyine. Sinzi mba mwarabonye turi kubaka ikirugo hari ibintu twavuze ngo ntabwo dukunda abashyitsi, dukunda natwe ubwacu turabashyitsi tugasurana. Ni couple mujye mwiha umwanya mu connecting mu Netflix and chill mukora ibintu namwe mwifuza gukora nka couple kugira ngo nyine mukomeze mube nk'abana nkaho muri mu gakino. Sinzi ko nabisobanura ariko nk'ibyo birashoboka ko uhabira nko muri Afrika ikintu kizima kugira kubaho muri Afrika nuko ubona abashyitsi utateguye ariko ukaba wicaye ugiye kurya ibya saa sita watetse inyanya urunyanya murasangira n'umukopine wawe cyangwa se umugore wawe wajya kumukora umuntu wa gatatu nizere ko ibyo bintu bitakibaho. Dusigire comment hano hasi uko haje telefone mwajye mubanza mugateguza abana turi mu rugo genda ntabwo ati ntabwo icyo kintu je pense que nacyo cyampacta ku mafamili amwe namwe baba bashaka kuganira kuba bafite ibyo bavuga ukabona umuntu araje rwose abineyemo aje kandi ngo aturutse hehe ngo aturutse ugasanga babuje kurara mu rugo abuza aho bamushyize nimba ugiye gusura couple ujye ubateguza nabo bantu nabo bajye biga kuvuga hoya kuvuga hoya nayo mafamili kandi ayo mafamili bya bindi twavuze bya mafamili yo mu mpande dashinga ajya gumi wabareka no couple reka yiyubake nukuri mujye mureke bati bara abantu bashyashya reka tubareke nabo niyo batabashyashya kandi niyo batabashyashya tubareke cyashaka wa mwanya wanjye nawe urabizi ko kandi abakobwa abadamu n'abantu bifuza icyo gihe cyane. Abadamu bifuza ko umugabo wabo bagirana moma benshi cyane muri Afrika ariko b'abanyafrika ariko bameze avuga ati igihe nshaka mfite igihe kiri rero wa mugabo natwe iwacu ukajya kumva ngo hari murumuna w'umugore wawe waje
hari abana ba mwene nyina baje kumara icyumweru ubwo nawe akajya mu kabari nawe ukahita azana abaposte kureba futu noneho yaguhura na wa mwana w'imutara mu mugani ari kuzengurukaho bazi neza ko ibyo atari busange mu rwego iyo sujera okay wow okay muri kubyumva rero ibanga nige mu marana igihe mu connecting mu reconnecting mu you know habe biri gukora ku YouTube skabunda video za wow what's muziki ndigushaka kumvisha how do you guys keep the relationship okay twasubije spicy fire mean emotionally feelings zanyu intimacy ndakeka ko ni kimwe nk'icyo twihigihe cyacu babiri tugafata umwanya tugakora ubugoryi bwacu ubugoryi peut-être pas mais tukiyerekana uko turi be ukantera blague yawe nanjye nkakubwira ryanjye tukaba abasazi inzu tugasara nibyo mwa mukeneye kugira ngo kwikunda ubundi mukikunda ibintu bita kwikunda ibintu mwabonye muri Bibiliya ngo kunda abandi ngo no kwikunda ni wowe kwanza wowe wa mbere ukavuga uti ngomba kwinezeza mbere y'uko hagira umuntu yinjira yes nibyo ngibyo mwihigihe couples out here mwihigihe come on sexual drive of a man are high than women. How do you handle it anytime he says hindukira? You do. Hey. Data. First of all, iki kibazo yakimbarire ariko ndashaka nyumuza kunyunganira. Sibyo? Yavuze ati ubushake bwo guhuza ibitsina. Akabariro ni kwanyarwanda bavuga. Ku mugabo ngo ni kanini kurusha ak'umugore. Ese buri gihe boyfriend bawe akubwira ati hindukira urahindukira Chris? Okay, first of all, igice cya mbere cy'ikibazo ntabwo turi kumvikana. Ntabwo nkeka ko abagabo bafite sexual drive nyinshi kurusha iy'abagore. Ngiye kuri njye nkeka ko tunganya cyangwa se biterwa n'ibihe. Abagore baratoroje. Umugabo ntabwo ari kubyumva. Ntabwo mu byumba kimwe n'uyu mugabo. No. Wowe kuri wowe n'abagore rero. Impamvu se ashobora kuba atarashaka cyangwa se akaba ari mushyashya mu gushaka. Umugabo agira ubushake bwa sex nko mu gihe cy'ibyumweru bitatu bibanza kibana na person. Urumva nibwo biba bigishyushye cyane. Ariko icyo gihe bikimeze gutyo umugore we abamaze kwiyadapta kumenyera umugabo. Ngo ibyumweru bitatu bishize umugore aba yumvise nyine umugabo niho umugore aba atangiye kujya muri mode ngati iri joro riragenda uku niho abagore batangira guplanifya amajoro ati iri joro foko biba fire rero icyo gihe niho umugore uyu mwana Okay. Noneho ikibazo aho bihera nuko umugabo iyo amaze gucyama niho umugore ahita afata rohore akaba ari we nyine ucunga urugo akaba ari umutima w'urugo ati urese akamutegura isoni ziba zamaze gushira agasanga yambaye ka kantu kari koroshye gukuramo agasanga shaka atangira ku ibyo bintu rero umugore akaba utangiye kwitravaya ariko umugore nyine kuko aba yamaze kumenyera yaritonze cyose aho bwata aho bahoze bansabira ubu noneho ndamwifitiye ninjye ugiye iyo yakuye nawo muntu vraiment nawe yumva ko umubiri we uri mu maboko atekanye rero umugore kuri wowe niwe uzajya wumva kenshi na kenshi nka couple igiye gusenyuka akora we washyize amezi abiri utankoraho utwo tuntu ujye uhite wumva winjize neza
uzahita wumva ko umugore wabara n'amajoro. So kuri icyo gice cya mbere cy'ikibazo cyawe urumva ntabwo nkeka ko abagabo aribo bafite higher sexual drive, abagore nabo bubahwe bahabwa agaciro, nabo bagira ibyifuzo. Okay, nabo ni abantu, babe, mbwirira aba bagabo. Umva ababyeyi bareba iyi video. Akazika. Mama. Don't watch. Okay. Ariko nanavuze ati ibibazo byose babyohereze so. Naho ubundi igice cya nyuma cy'ikibazo cyawe ngo yavuze ngo hindukira urumva sinanenda nkisubiza icyo ngicyo urumva hari n'igihe nanjye mbwira ati hindukira so. Ubwira ngo hindukira. First of all nta muntu ubwira undi. Oya ahubwo ndimo bakubwira ngo hindukira. Nitwe tubwira abagabo nabo. Okay, tuvuge muri rusange tureke kuvuga abagore babwira abagabo ngo hindukira. Iyo mwashakanye nta no ibiri kuri icyo kintu. Niba hari n'abashyiraho no barambabaje kuko no ntabwo ugomba kuvuga no. Kuko uvuze no ushaka kuvuga no y'icyo kintu ukazayirogereta. Already ntabwo ari uko bigenda. Ntabwo ari uko bigenda. Ubundi ntabwo wumva mutu munarimo ubundi ibyo bitangira nyine tuturajokomeye. Mu buryo mwachataga abantu baganira n'abagore babo kuri telefone, ibyo bintu mugomba abagabo bakishyiramo ko agomba kuganiza uko acata n'ababandi niko agomba no gucata n'umudamu witwa bakacata bakaganira ubugoryi tuza ibintu twebwe iwacu dusuze estima duca amazi nibyo bikora umuti w'ofete ugasanga ibintu biri ridicule kugira ngo wirinde ko aza kuvuga hoya kuko wenda afite ibintu bindi binashaka kukubwira by'umunsi we ku munsi w'abagenzi nawe urugero ariko wabimenye buri gihe kintu buri gisaha kiba igihe cyagera umenya nuko umwegera igihe cyagera ugafata ntubatse baza Chipa igihe kigeze ukavuga nibazo urinda kumubwira ngo hindukirana uko deja yaguteye umugongo kandi ntabwo muri sanse kuryama muteranya umugongo icyo ni icyambere umva muraryama mukarebana ukamwicira ijisho jansana cyangwa ukamusaba Chipa ugakora ibyo wakora nyine kanci nkuko wabikoraga rugikubita ibyo bintu upfa pa kubyibagirwa ngo kuko wamuterese mbere ngo birarangiye no gutereta umuntu cyangwa se gukunda umuntu bisobanuye ngo ni umuntu ukunda buri gihe umuntu afite agaciro uwo muntu conversation yawe muri telefone yakabaye buri gihe muganira chaque fois nawe kandi akabyubaha nawe ukabyubaha hanyuma icyo bintu biba rapproche encore plus mu gihe hageze no kugikorwa ntiwirwa uvuga ko usanga nyiramwiza yahiye kubona vuze rero ngo mwabye ntibarebe nawe uri kwirekura ukavuga ibintu ntazi okay murabe mwumva rero so work on your chemistry work kuri your language yanyu y'urukundo y'aba lover hagati yanyu mu creating ubwo rurimi rwanyu mu creating izo energy zanyu your sexual vibes you know mu creating okay next how old is your boyfriend and how old is you mperutse kwizihiza isabukuru yanjye ejo ntabwo mwabonye vlog genda urebe vlog uramenya imyaka yanjye muze ngenda yashaje harabura imvi muzitegereza stay tuned vuba harakora 8 so nimba uzi gukora imibare ubwo urayikora what else ese babe hano ari ikibazo ari relationship yuzuyemo stress nuko stressful relationship no kuba single wahitamo iki nawe single cyangwa se ukabikuramo nyine ukagira wakuramo iyo stress ugakuramo stress kugira uruhare kugira ngo ukore ikintu kibe kizima urumva stress ugomba kumenya ikintu kizanamo ukagikemura nimba ari ikintu cyakemurwa of course nimba ari umuntu wahinduka ukamuhindura burya nta muntu wakunanira ahubwo ni wowe winanirwa iyo ushaka kubana nawe umukunda vraiment tu fais en sorte que ça marche ni mwe navuze kare abagabo turi faible cyane iyo ubonye umuntu agukunda
nawe kandi waramuterese kuko nimba uri kumwe nawe niwe waguterese rero ibana uba nyine umurutisha ibintu byinshi cyane. Umugabo akubajije iki kibazo namubwiye ntimureke ushaka undi ariko umukobwa yakubajije ikibazo ngo ati ahubwo wowe gikemura. En fait c'est quoi ndagusobanurira iki kintu ndakigusobanurira impamvu abahungu twebwe n'abahungu n'abajama bacu turi direct ngo ngewe mpuye n'umujama ariko ngo yaturugo rwangiye umugore amereye nabi ntesha umutwe ntabwo ni restaurant ariko umugore ambwiye ari umugore w'umbwiye ati umugabo wanjye amereye namufasha ahubwo nkamubwira agakora soft ko bikemuka. Umugore yari ikibazo ari gutera stress ntacyo watabara gihari mbega umutima w'urugo aba yamaze gupfa ni imodoka yapfuye moteri. En fait umutima ni iyo umutima ukiri muzima ça peut encore marcher. Iyo umutima w'urugo ari gutera imvugurunya c'est mort. Ariko abantu bose bashobora gutravailler anyways. Shaka ikintu gitera stress ni iki ese mushobora kugihindura mushobora kukigana mukagikemura nimba bidashoboka ubwo nta mpamvu yo kuba muri relationship iri stressful. Kuki mwahisemo kubana mbere yo gukora ubukwe? Twifuje kubana kuko dukundana abana kubana kuko habaye ubukwe sinzi ukuntu nabisobanura ariko kandi nambana nawe kuko mukunda tout simplement. Rero ashaka umuntu ukunda ntabwo agomba kuba kure yawe. Twashatse kuprofita urukundo rwacu igihe kizajya turuprofitisha n'abandi turwereka abandi ariko turashaka already savourer kumva uburyohe bw'urukundo turi hafi tubana mu buzima bwose. Buri etape y'ubuzima tujyamo turi kumwe n'uwo muntu ukunda mugendana mu rugendo rw'ubuzima ndakeka ko aricyo kintu dukunda gituma tunakomeje kubana kuko dushobora kujya muri karere mu mpande zose z'isi ubu isi yabaye nto ariko nishimira kukubona hafi yanjye tukagendana muri buri ntambwe. So ni gute naganiza umuhungu about our sex life ntamukanze ngo antekerezeho ibintu bibi? Baby, hari igihe umukopine ashobora gushaka kubwira boyfriend cyangwa se umudamu ashaka kubwira ukisa agomba kukimubwira icyo kintu nikivugwa uragikora kuko sex ntabwo ari wowe uyikoresha muyikora muri babiri. Rero nimba muyikora muri babiri jansaya icyo ushaka kimkore kimwikoreho kimwikore. Oui, donc byanga byakunda nawe azahomarka un truc abati bacunga neza muri activité muri ibyo ushaka byose umukorere nk'agakoryo avuga ati ça c'est ça en fait c'est ça ariko nujya kubivuga c'est sûr ko nyina azagutreta nkuko ubikeka parce que c'est ça ni bya bintu kubwiye ngo apa kandi ikintu gica icyo kintu cya sex kuntu gica couple kuntu gica couple y'umukobwa niyo yaba ari wa wundi mwabanye ari isugi akaza nicyo kintu kica umugabo mu mutwe kuri nivuta kubera ko sex nyine abagabo bose bumva bagomba kuyikontrola même si c'est pas souvent le cas mais abagabo bose bumva bavuga ati ni ngewe udomina parce que c'est comme ça umugabo ni ugomba oya arrête de dire que c'est comme ça ahubwo babwira ko n'abagore bashobora no nta nubwo kandi n'umugabo ntabwo ashobora kubwira umugore ngo t'as pas fait ça se dit pas. Ziriya ni mama iyo mugiyemo mwese kangurugero ziriya ni mama ushaka kuba urimo ukavuga ibintu utazasubiramo wasinze. Ziriya ni mama uba urimo ukaba wakwemera ikintu utazapfa ubonye n'amaso yawe. Ariko niyo mpamvu uri kuvuga ngo rero iriya mama iyo uyirimo tu demandes pas t'agis urumva urikaraga ugakora tout ce que tu veux ukirekura kuko nimba ugiye kwitena ukifata uri muri sex iri muri action nuko nyine forcément ibyo gukora c'est pas bon
hari n'ahantu hagera mwese mukaba mumeze nk'amashitani atereye aho ku buryo murangiza nta n'umuntu bigarukaho wakaye urumva nta muntu uzi bimaze kuba rero nimba ushobora kubona ibyo bintu birangiye ukongera ukabitekerezaho ukongera ugatekerezwa uvuga uti il y a un truc qui ne va pas la prochaine fois uzagikore ariko ntuzakibaza ko nukibaza buri gihe wa muntu uzamushyize en question ugati au fait hari abandi ibintu yabikuye ntabwo muhagije ukora nk'akantu ugakora nk'aho uvumbuye akantu aho ngaho tu ugakora nk'aho wemprovije akantu hanyuma ubundi nurangiza kwamwa azakugara nta nubwo azanabikubazaho ubutaha azahakujyana nazanye mu professionnel hano niko urabibumva ese nyuma y'imyaka 5 mu buriri biba bikimeze neza watubwiye ko wemera ibibazo byose ego subwo koko ngo nuko igitoki hashize imyaka 100 kiribwa wakirya kiba atari igitoki c'est toujours la même ntabwo ubundi uhindutse nyine kwiyosije kumva ko hari ikintu cyahindutse nibwo biba bitangiye gufashisha byose ni mu mutwe tant que t'aimes la personne ibintu tuhura njye navuga ngo iyo already nimba mwarakundanye ku mpamvu nzima mwembi mwarakururanye hari iyo attraction nimba waramukunze of course hari umukobwa iyo bakundanye abantu ngo bareba ngo ni iby'imbere n'ibiki ariko mujye mumenya ko haba iby'imbere byaba biki ariko ifoko tuba twatirana aussi ifoko nkureba nkabona ay bino umusore mwiza koko nawe ifoko nawe ndako gati kini cyane okay so mu gihe mukireba nako hakunda nta kuntu of course utakwenjoyinga nyuma y'imyaka 100 so inyama iguma ari inyama ne wajya nyuma y'imyaka 10 donc c'est bon okay umuhungu turi kumwe ntabwo ari romantic kandi mba numva mbikeneye help me ndetse ko ibingibi twabikomojeho abahungu biwacu ntabwo bagira ya romance iri classique yo muri filme cyangwa iki ariko iyo gukunda vraiment aba romantic mu buryo bwe mu buryo bwe wowe ntuzajije cyangwa se ngo wifuze ibyo wabonye muri filme cyangwa ahandi hantu accepta ibyo uhawe nyine kuko ni safaso ni mwaye abakobwa turashaka za geste ziri classique babe rwarugi nkingurira ibyo bintu ninde wabishizeho ngo gukingurira ufite abiri nanjye mfite abiri none se ninde washizeho ko umugabo ari we nyine shito umugabo wawe ntabwo tugiye kubibaza umugabo wawe ntabwo ari umuboyi wawe ni question ya respect nyine iyo respect nimba déjà respect ni umuhungu ukwasima akavuga ati je suis là je suis à toi akavuga ati tugiye kubaka umuhungu aba afite ibintu byinshi mu mutwe byo gutekereza we nawe n'abandi hanyuma waje ukamusaba n'ibyo ngibyo ukanabimuziza ntabwo ugomba kubimuziza niyo mpamvu kuvuga ngo rero icyo gihe rero byanga byakunda hari icyo afite babandi wibwira ko babikora nabo bari ya manque y'icyo kintu ibi ntabwo abikora ariko iyo yantekeye ndya neza ntabwo abikora ariko ipense à moi ntabwo abikora ntabwo wabona byose ariko ntabwo byatuderanje umuntu akoze byose mwumva nimba mugifite ubuzima bwanyu bwose bwo kubana byanze bikunze azagera hakora ikintu kigushimishije mujye mubikora nawe ejo mu gitondo umwere kubimukorere murebe filime bivamo mugire mute muganire mutembere murebe ababikora etc hari igihe nawe azagera akabona ni ibintu koko bikorwa agatangira kubwira na social media hari igihe zikwereka ibintu biri trop perfect zikwereka za couple ziri perfect uko yitwaye le soirée atera ivi ntabwo ari kwitwara buri soirée when iyo soirée yakoze effort ariko nibyo tubona ku social media tukumva ko agomba kubikora buri munsi nabo wijije kwiyokote wasanga ariko nyine yarezwe niko yarezwe
ariko on s'en fout nawe afite izindi defo tutazi nta muntu uba parfait à 100%. ariko social media yerekana ibintu biri trop normal kuri gucuruza ku buryo buri couple ivuga ati oh nanjye ndashaka kuzabica mu mutwe kugira ngo itugire twebwe abagabo itugire inzanga ziterera aho ngaho kugira ngo muzaoblige kugendana n'ibihe rero kuko abakobwa bose nibicwa mu mutwe n'izo geste romantique tubona muzaoblige kuzikora kugira ngo mutware imitima yacu. Iryo jambo oblige c'est pas bon. Ubwo muzashakaho umukuru ubwo burere nyine tubize cyane cyane ngo abahungu b'iwacu ngo barananiranye cyangwa tuzige kubaho twenyine gukora mugenzi wabyo nawe ushaka gukorera wasanga nawe eske wowe ubundi umugani wabamukoreye njye byose ndabigukorera nshuti t'es sûr? C'est à moi d'en juger, c'est pas toi. Ok, njye tukanzi ibyo nkora ibido mani igira neza ibibazo byo mu njyewe nutabingoye kandi njye mbigukore nava sinzi ibintu namwe. Okay, ni utuhe tuzina muhamagaranamo? Izindi yanjye pas à côté, parce que quand tu as un chéri, abantu bagihamagara chéri hari n'ababikora kandi bikaryoha hari ibizi bisohoka neza bumva ariko chéri njye byarananiye numva ni trop classe. No babe. Okay, ni babe yari igihe muhamagara icyuki nicyo muhamagara Christian. No, muhamagara Christian. Kereka iyo ushaka kublaga avec moi hari igihe ubu ngubu ubwo kuharaye ngo ni Kiki ubu ngubu haraye Kiki kubera none ariko ni babe akenshi ni babe mbuze nkaburira nko mu isoko ugahamagara ngo babe abantu bose barahonga abantu bakwita babangana ariko bareba umuntu uhamagara akabona ko ntari ariko abasuzuti n'utwe franchement okay nzagushakira izina rero original foko mu bana bazi gushakisha utuntu tudasanzwe ibintu byo ku sheri shushu sheri ngama ni babe kandi wowe ntabwo uzagenda ngo ubure ntabwo ibyo bijya biba. Okay, haje telefone. Okay, za filme za XXX as a couple muzibona gute, good or not good? Umugabo w'urugo nabasubiza. Urazireba? Njye navuga ko ntacyo zitwaye. Of course urumungu niwe mungu wavuga ngo zirahari icyo zitwaye. Turazi neza ko abahungu aho tugeze twese vraiment n'amatelefone cyangwa se n'iki biri mu bintu twarebye cyangwa se akenshi na kenshi niba ushaka no kwiyalimenta cyangwa se kugira ubumenyi kwidokimenta je sais pas jya uje takude urebe ikigezweho ça fait rien muri couple mamuziranye mubona umuntu wabireba n'utabireba. Njye personally it's not my thing. Ntabwo nkunda kubireba. Ariko reka nkubwire babe. Urumva uretse ikintu nkunda. Nimba ndi kumwe n'umuntu bireba. Ntazabimpishe. Uzi kubigwaho bikagutungura utaruzi ko umuntu wabireba. Kandi nanone ni ingenzi kumenya impamvu uwo muntu abireba. Ubundi nk'abagabo babireba. Kenshi na kenshi nyine byo mubwira bari kwidokimenta. Nyine ni bya twavuze. Akenshi na kenshi tu vis avec quelqu'un donc iyo action urayiviva. Kandi ntabwo uyisaba. Ntabwo rero uri sense yo kuba uyizi kugira ngo la personne avec qui tu vis yisante heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Kuko hariyaho hari amadetaye ni nk'ishuri. Rero akenshi na kenshi umuntu ubireba ntabwo yabira ngo njye ntibyanshimisha umuntu wanjye abireba kuko ahasimbuza wenda nk'ibyo twagakwiye kuba dusangira. Icyo ni ikibazo kuri njyewe. Akaza kukureba wowe nusanga uwo muntu abireba ariko ukaba uzi ko hari ikintu kiri en manque muri mwebwe babiri uzamenye ko hari ikibazo. Urumva ariko nimba ubona bireba et tu manques de rien muri relationship crois que ahubwo ari solution ufite kuri wowe kuko la personne wireba
abireba agiye kwidokimenta kandi kuri izo nyungu z'ibyo bintu ntabwo ari abagabo babyungukira no rero niyo mpamvu uri kuvuga ngo ikibazo umuntu agomba kwigaho umudamu nimba umugabo ari ubireba aramenya ngo ari kubirebera iki hanyuma nyuma yo kubireba qu'est-ce qui se passe urumva est-ce que hari t'es satisfait nimba ubona tout va bien bah ferme ta gueule ntugire n'ibyo fais comme si t'as rien vu par contre nubona ibyo bintu abireba ntagushimisha ukabura changement muri mwe il y a un problème hari ikibazo ubu hari undi ajya kubikorera hari undi cyangwa se il se branle dans ça nkuko nawe ushobora kugenda ukajya kureba ikintu uti ibana rebereye uyu mugabo ariko ngiye kwigurira uwanjye ariko utanga ingero bana nimba uyireba iki ni wawe irebe kuri telefone iki ni wawe iyo mwarakaranyije ninde usaba imbabazi bwa mbere Christine kuko ni ukoze reka ndeke gukomentinga n'ubundi twarara hano okay shaka wakomanda ntubivuguruza impamvu nka situation iyo twarakaranyije impamvu ari njye wikana nuko nzi ko bitari muri system ya gukarma ibi iyo ibintu bishyushye uyu ngo ahita fata umuriro nka gas rero ndaza nkashizana kizimyamoto haje niko bavuga nkazimya umuriro ariko nyuma ya gas ari givuga ati hano nakabije aho ngiye nkora akazi kanjye ko kuzimya umuriro kuko j'aime pas ko tujya kuryama hari ikibazo gihari kuko mba nzi ko umunsi uzakurikira urapfuye n'uzakurikira bita bigenda bakabintu tukajya mu kiriyo I'm telling you so iyo habaye ikibazo ifu ko turara nibura twatuje twagikemuye et puis ibindi ubuzima bugakomeza nukuvuga ngo nimba bisaba ko ngewe wicisha bugufi na sembabazi okay ariko turi abantu bakuru nyuma mu mutwe hari igihe tuvuga ati wakosheje n'uyu cyangwa n'uyu ariko ngewe ibyo ngibyo ndavuga ati you know what at least turi kuvugana ntabwo turi kurakarana j'aime pas so niyo mpamvu nge bikemura mbere na mbere ko zubakwa ntabwo abahungu ni equation urumva nyine abantu bakeka ko turi parfait we are not perfect ni ndoba ko turi perfect nako barabizi nabo ba mama couple byanze bikunze who said I love you first ni ndoba bwindi ça c'est moi par contre yabigize nk'indirimbo mbere yuko musubiza bwa mbere nakugira impuhwe mbere ndavuga ati nanjye nagukunda okay nize point fort zawe nize point faible zawe nanjye nkavuga subiza ndi umuntu ndi smart creativité 100% Faible yawe no mahane babe ngira amahane fort yanjye na faible yanjye byose biri mu mutwe ni le contraire rero faible yanjye nuko mu mutwe njye harimo akajagari ko ari igihe nibagirwa cyangwa nkahuzagurika njye navuga ko ari ibyo ngibyo wowe njye ndibuka kandi na creativity wowe creativity voilà babe okay si tu veux harya uvuze point faible yawe point faible yanjye ndakora cyane okay tugeze ku bibazo bitatu bya nyuma How many times should a couple make love? Ideally, a couple that lives together. Nisho zingahe couple yajya ikurukundo kuri couple zibana. Ntanshuro najya kubara. You don't have to count. Nujya kubara hanga ni uzabukisha, right? Biterwa nyine na volonté zanyu nyine ko twahoze tuyivuga uko wowe ubishaka nuko umupartenaire wawe abishaka nimwe ikibi ni ijambo no iyo bije murabyakira epiba ikindi kibazo ese mwahuye n'abantu babaca intege mu rukundo rwanyu mwabasubiza iki biterwa n'uburyo bagomba kuduca intege ariko en general
façon qu'est-ce que t'en as à foutre n'ubuzima bwawe ni uri kwibaka nta wundi muntu ugomba kukubwira ibyo ugomba gukora rero ndibaza niba ufite 18 ans ukaba ushobora kwifatira ibyemezo voilà iyo bibaye ibyemezo ikibi n'igihe biba ari ibyemezo biba ari bibi bishobora kukugiraho ingaruka ariko iyo uzi neza cyane wamaze kumenya ko umuntu wamugirira icyizere urafonsa asigaye mugashyira hamwe mugahuza imbaraga ba bantu nabo baragaruka ntabwo ari couple gusa n'ubuzima bwa buri munsi uhura n'abantu bameze gutyo rero uramutse ubumvise nta mpamvu yo kumva ukomeza ubuzima bwawe ubundi bakabona ko bibeshye cyangwa ntibabibona musa nk'abantu baganira cyane ni kangahe mwicara mukaganira kuri couple yanyu buri munsi buri munsi urebye ni ibiganiro biza tutabiteganyije kuko no soma n'ibyo nicyo kintu cy'agaciro dufite rero ni nk'uko papa ataka avuga ati umwana yiriwe ate rero yatuma turayubaha couple yacu donc tuyiha umwanya kandi iyo foto tukaganira nyine ejo hashize n'ahazaza voilà kandi ndibaza umuntu en fait ni cya bintu abantu abanyarwanda dusimbuka amayetape iyo ubanye n'umuntu niyo mwabyara n'abana igihumbi la vraie raison ni ya yindi yatumye ukunda n'uwo muntu donc nicyo kintu kigomba kuba imbere y'ibindi byose nubwo umwana yapfa waguma kwa wa muntu nubwo umwana yarwara waba wizeye muri rwa rukundo ko murashyira hamwe nubwo hagira ibibazo umwana nanashaka azagenda musigare muri babiri donc ngo ikintu kiri important mu bintu byose muzagira wamaze guhura n'umuntu mugomba kubana ni rwa rukundo wa munsi wa mbere niho source y'ibyo byose muzakurikizaho uzaba rero no kubishakira kimwe nuko nawe uri source y'ikindi kintu kimeze nkacyo ku bintu byahise ndakeka ko ni ibintu biza naturellement cyangwa se niyo twegereje nk'amatariki ya anniversary cyangwa aho ngaho nibwo ko amajoro yegereza anniversary twararaga tuganira ku kuntu uru rugendo rwose rwagenze rw'imyaka 5 hari ibiganiro biza kubera igihe mugezemo ariko ni biza très naturellement so ni kenshi tuganira kuri couple yacu of course bikaba so iki kibazo nicyo gisojeje video yacu y'amasaha 100 wakubwira ukuntu kamera yatuzimanye n'ibiki wanjye nari navuze ngo ndaruhuka uraje nari naguteguje hashize ukwezi nguteguje iki gihe ndagishaka aba bantu tubafashe muri dilema zabo nizere ko twagejeje gusubiza ntacyo tubafasha ni juste ko ikintu nakubwira wowe umuntu ahantu uri hose ikunde numara kwikunda ufata ibyemezo byawe n'ubu uri siyo y'ibyemezo wafashe ube tetu wiyumve wubahe ibyifuzo byawe ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kukubwira le contraire wumve ko ari wowe wenyine nuramuka usitaye ari wowe uzipfunyika ikirenge ukavuga uti je remarche nuramuka uguye ukavuga uti nzahaguruka ngende ntiwishinge ngo runaka azamvuga runaka yamvuze mbese abazambona no ni wowe uzibona ni wowe uzigaya ni wowe uzaburare ni wowe ikunde au maximum kenshi byinshi ushobora kwikunda aba ari byo ukora uzabona impinduka ku buzima bwawe kandi impinduka pas forcément kuvuga ngo kubona urukundo ukamubwira umugisha umuntu agira ku isi umugisha Imana burya yaduhaye n'ubwo abantu benshi babyemvanga bakabifata ukundi mu rukundo kubona umuntu ugukunda nawe ukamukunda ukavuga uti je crois nk'uyu muntu ukavuga uti j'ai pas de famille cyangwa se niba waba ufite famille s'en fout ya famille abantu bombi ukavuga uti mfite umuntu nkunda ngomba kugendana nawe umuntu ushobora kunyumva umuntu ushobora kubwira umuntu ushobora kuba ntariho akaba ari uzanyibuka umuntu uzasiga amateka mu buzima bwe ariko ejo mu gitondo on a des parents bapfuye ubu twamaze kwibagirwa on a des machins bagiye twamaze kwibagirwa ko umuntu mwararanye umuntu mwafumbatanye umuntu mwasangiye umuntu mwagendanye imyaka 5 umuntu menya agaciro afite kuri wowe nurangiza hasiga umenye ko ari umuntu uruta abandi mu buzima bwawe tout ce que j'ai à dire après nyuma y'imyaka 5 ntabwo nzi bibame ntabwo tuzabibabwira
turi kwizera of course umwaka wa gatandatu n'uwa karindwi n'uwa Imana izakomeza ibane natwe kandi yakomeje kubana natwe namwe mukomeze mubane natwe aho twahuriye ubwo naho tuzakomeza guhura ariko twizeye ko wenda one day hari bamwe muri mwe tuzahura imboni mu yindi sinzi muri ko bavuga imbona nkubone amaso ku maso ariko muvuga imbona nkubone no imbona nkubone singo wajango ni inyogo ye iyi ni inyogo yanjye mwakoze cyane kubana natwe ubuke ukande subscribe kuri channel nimba iki kiganiro cyagushimishije nimba ufite ibindi bibazo hano hasi of course bishige utubwire ko iyi video wayibonye mwereke urukundo babe wafashe amasaha y'umunsi we tukabana urakoze cyane babe subscribe, follow us on social media. Ndazisiga hano ABAKOBWA, Chris Hoza everywhere. Mudukurikire mukomeze mubane natwe. Tuzongere duhure hano mu mwaka ducelebre imyaka 6. C'est parti pour célébrer. C'est parti, on va célébrer la vie ensemble. Voilà. Vie ta vie, oui, mais uko bwacu twebwe ni nkaho tubukora buri munsi. Exactly. So already ubukwe. Okay, tuzabukora one day wenda. Tuzabakorera ariko ngaho nimuze tuba umuryango maze undi tubakorere. Anyways, murakoze cyane turabakunda cyane. Bye.